Eho umwanya wo guteguza abantu ko ngiye kuba mbuzeho gato ndi mu masengesho ndi gusenga bimwe na bimwe wenda uzabibona uzadusura rimwe na rimwe ubundi unumireho mu kiganiro bisanzwe tubiganireho ariko ngiye kwiheza n'umuryango tugiye kwiheza tugiye gusenga igihe cyo gusenga so impamvu rero tugiye gukora ibyo ubwo nawuteguye kubwo wenda nshobora kuba nzi Bibiliya oya ngewe icyo ngiye gutekereza cyangwa icyo ngiye gukora cyose kubera Imana iri hamwe nanjye impereza umurongo wo kumfasha niba ngiye gushimira ibu umurongo wo gushimira abantu nkahita mbumbura igitabo nkashimira abantu muri uyu murongo nsomye muri uyu murongo nsomye ibice byose nsomye yaba ku ruhande rwa Aref ndetse n'uruhande rwa Beti ibi hari kugarukaho kubashimira mwese muri rusange abamaye imbabazi ndetse n'abamfashije kugira mone imbaraga zo gusenga ndetse nkashimira n'Imana muri rusange shimira n'umuryango Innocent umugabo atuganije amagambo meza cyane yanditswe yahumetswe n'Imana siko bakunda kuvuga ntabwo rizamurye Imana cyane ariko uko koko mwitangiriro aravuga ko mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo nawe Imana yego ari igihe umuntu avuga ijambo ry'Imana ukumva no kurya ntiwari ukumva ni nabyo byishimo yego iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes kanizere ko ukomeje kunoza cyane wowe aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye ndaguseje wowe uri mu majyepfo mu majyaruguru uburasirazuba n'uburengera bwaryo abari mu mujyi wa Kigali ndabasuje cyane diaspora muri rusange abari hanze y'igihugu mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda nizere ko mumeza cyane twaje gusura umuryango umwe nago ndavuga ariko imvura yatubereye akasamutwe yaguye mpaka ariko turavuga ati nago twananirwa tudakoze icyatuzanye turagikora muraza kwihanganira amajwi amashusho araza kuba asa neza ariko amajwi muraza kwihanganira ko harimo imvura imuragwa nyinshi cyane waje gusura umuryango wa Innocent ndetse na Sadunda hano aho bari aho batuye kuri ubu ngubu bari kubana neza murabyuka minsi yashize umugabo yaje gusaba imbabazi Innocent kano kanya Innocent akaba ameze neza ndetse na Sadunda ameze neza cyane twatukugeza tuvuge cyane kugira ngo mwumve amajwi ari imbere kuri ubu ngubu cameraman agira ngo aberekezeho kamera Sadunda afite Bibiliya mu ntoki ubu n'umuryango ushima Imana ndetse n'abantu bakeya bafite akamaro niko nkunda kubivuga Sadu umeze neza baza kongera kugira ngo twumvikane kugira ngo amajwi tuze managinga meze neza ndashimye yego Innocent umeze neza nawe urabibona ndabibona neza cyane akanyamuneza ni kose ku maso umeze neza cyane so ndagira ngo tugitangira kino kiganiro mutwambaza Imana muzashyira imbere y'Imana hanyuma ibintu tubikomeze urakoze cyane Imana ishobora byose wabanye natwe muri byose waraturinze watugiriye neza wabanye natwe muri byose nyagora ku ngoma komeza uhabwe icyubahiro none Mana ya masaha turayakweretse tugiye gutangira ikiganiro turakwingiza kugira ngo uzubane natwe muri ibyo ngibyo ibigiye kuvugirwa hano Nyagasani ntabari twe ahubwo abari wowe ibyo byose ubishimirwe kuri Imana ishobora byose tweretse abadukurikiye tweretse iyi TV turiho bose n'iyi TV uze ubihereze umugisha kandi ubane natwe muri byose kuko uri Imana isumba byose tubisabye tukizeye mu izina ryera Yesu Kristo amen so amaje gusenga Imana icyatumye tuza hano
twagira ngo turebe uko twabasize hariho ibyari biri gukorwa ako kanya tugarukaho twagira ngo tuze turebe uko bumeze kano kanya nimero dukunda tumarane igihe muri gusenga koko n'abantu bone ko ibintu byagenze neza kuko ari igihe n'umuntu ashobora kuvuga ati shaka yuko ushobora kumfasha mu masengesho kuko ari igihe akenshi bavuga ngo ibigenda bitubaho umunsi ku munsi nibwo buhamya bw'ejo hazaza. Jambo ry'Imana ko rivuga ibibaho uno munsi wa none nibwo buhamya bw'ejo hazaza. Ibibazo ufite intambara ufite nibwo buhamya bw'ejo hazaza. Murakoze cyane. ni ukuvuga ngo mbere na mbere reka mbanze nsuhuze abantu hanyuma nanabashimire ku bwa buri kimwe. So Imana kandi ikomeze ibahereza umugisha no kuba bakomeza kubana natwe muri byose. Uretse ko nta muntu ukundwa na bose, n'ubu ngubu uri kubona ko ibintu ari sawa, ibintu ari neza, ariko ntago haburamo ba bantu baza bavuga ngo babahetaza bavuga ngo ibintu gutya na gutya, ibintu gutya na gutya. N'igihe wasanga bamwe mu bo turi kumwe ari bo bahetaza, ugasanga wowe twahamagaye twicaranye turagikoze ikiganiro uragiye uhinduye email yaryo tuba mail mishi cyane. Usanga email imwe yitwa Garase iranditse ngo nabonde turabimenye ugasanga ni njyewe byane kandi ari ubugambanyi n'uwo muri kumwe. So rero ibyo ngibyo bibaho, nta muntu ushimisha bose, ariko ntibizanca intege ntibizaduca intege. So turabyibuka ubushize duherukana naje gusaba imbabazi nsiga mu rugo, ibintu byagenze neza, twakomeje kubona inshuti nyinshi, twungutse n'izindi nshyashya ziradusura, yaba abaturanyi yaba abatukurikiye hano kuri izi mbuga nkoranyambaga. So baraza baradusura batuzanira n'icyo kurya, ibintu bigenda neza, ubu turishimye. So rero impamvu nyamukuru nubwo waje udutunguje kudusura ngo rero tumeze, ariko natwe ubwacu twabinezerewe cyane, twabyishimiye kuko mpamvu twabyisheho umwanya wo guteguza abantu ko ngiye kuba mbuzeho gato ndi mu masengesho ndi gusenga. Bimwe na bimwe wenda uzabibona, uzajya dusura rimwe na rimwe, ubundi unumireho mu kiganiro bisanzwe tubiganireho, ariko ngiye kwiheza n'umuryango, tugiye kwiheza, tugiye gusenga, dufata igihe cyo gusenga. So impamvu rero tugiye gukora ibyo ntago ari ibintu byari bimenyerewe, ntago ari ibintu bisanzwe. Impamvu tugiye gukora ibyo ni uko tugiye kubanza gusengera ibi byago, uyu mwanzi, buri muntu wese wagerageje kwivanga mu buzima bwacu cyangwa bwanjye kugira ngo bube butabasha kugenda neza. So ibyo rero nibyo tugiye gusengera ku buryo bitazongera kugaruka ukundi. Rero mboneyeho kubibabwira kuko mbonye umwanya wo kongera kwicara hano, mu gihe umwanya wo kubabwira no guteguza abafana bakunzi basanzwe badukurikira, kandi batazongera wenda kutubona vuba hano bazamenya aho turi naho ngaho. Imvura ikomeje kuba nyinshi, ariko ijambo ry'Imana niyo rya mbere. Nindi kubabwira hano muri Zaburi, ni Zaburi y'118. Turasoma reka nsome y'119. Some umurongo wa mbere, duhere ku murongo wa mbere ntacyo bitwaye, kubera ko hariyo uwitwa Arefu yari wabwira Beti, yari ari washimira Beti, cyangwa se yariho abwira Beti. So rero uyu ni umurongo ngiye kubasomera mbashimira kuri buri kimwe, yaba wowe nk'umunyamakuru wagenze natwe kugezana n'izi saha, yaba abadukurikiye bemeye kumbabarira, yaba Imana ndetse n'umuryango wanjye. Haravuga ngo hahirwa abagenda batunganye, bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Uno murongo wa mbere, hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Hahirwa abitondera ibyo yahamije bakamushakisha umutima wose. Ni koko nta cy'ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze.
wategekeye amategeko wigishije kugira ngo bayitondere n'umwete icyampa inzira zanjye zigakomerera kwitondera amategeko wandikishije ku ruhande rwa Beti umusore azeza inzira ye ate azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka nagushakishije umutima wose ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Reka tugerere aho ngaho. Bishatse kuvuga iki? Kamuvugaho kano nk'umunota umwe wonyine. Impamvu nateguye uyu murongo ntabwo nge nawuteguye kubwuko nawuteguye kubwuko wenda nshobora kuba nzi Bibiliya. Oya, ngewe icyo ngiye gutekereza cyangwa icyo ngiye gukora cyose kubera Imana iri hamwe nanjye impereza umurongo wo kumfasha. Niba ngiye gushimira ibu umurongo wo gushimira abantu, nkahita mbumbura igitabo nkashimira abantu. Uza sibwo wahise ushyiraho kamera, ahubwo wansanganye Bibiliya. Uyu murongo niwo nariho nsoma, niyo mpamvu nashyizemo kano kantu. Ni ukuvuga ngo muri uyu murongo nsomye, muri uyu murongo nsomye ibice byose nsomye, yaba ku ruhande rwa Aleph ndetse n'uruhande rwa Beti, ibi hari kugarukaho kubashimira mwese muri rusange abampaye imbabazi ndetse n'abamfashije kugira ngo mbone imbaraga zo gusenga, ndetse nkashimira n'Imana muri rusange, shimira n'umuryango. Ndetse ikindi kirenze kuri ibyo, uyu murongo kumfasha uhita ugaruka mu byo nizirinzemo, ndetse n'abandi bose bashaka kubijyamo cyangwa bumva bari bafite amani nangwa amavuta yo kwinjira muri ibyo bintu, ko hahirwa uwitondera uwugendera mu by'Imana yashyizeho, mu byo Imana mvuze Imana kugira ngo twese, yaba abasilamu, abanyagatulika, abandi bose insengero zose zivuga Imana, mvuze Imana, sibyo? Hahirwa uwitondera icyo Imana yashyizeho, akagendera mu mategeko ye, mu mategeko y'Uwiteka. Hahirwa abitondera icyo yahamije, bakamushakishiriza n'umutima wabo wose. Niko koko ntacyo ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze. Niba ngewe ushobora kunsoma mu bucucu bwinshi, gutuma umuryango kujya mu bugoryi, kugira mu biki, amahirwe yabyo nuko bitari ku mbaraga zanjye. Andi mahirwe makuru nuko bitari ku mbaraga z'Uwiteka. Ariko ibyo byose Uwiteka yabitsindishirije imbaraga ze, abitsindishirije ijambo rye n'amagambo yashyizeho. Ubu ngubu byose biri down. Ngubu turaha turemye. Iryo ni ijambo ry'Imana mbahaye, ni umukoro, ndetse bikaba ari n'ikibutso cy'Imana yashyizeho. Ndenda kubereka ko kuba umuntu avuga ibi akigisha ibi ntabwo ari uko azi byinshi cyangwa yagiye muri ethics cyangwa muri Bible House cyangwa muki ngagende ngasome. Ahubwo niba hari ikimana yakuvuze, ikimugambi Imana igufiteho, niguta nikureka, ahubwo ikintu cyose igitegurira mu gihe cyacyo. Kimwe nk'uko yavuze ko muri Yobu havuga ko hahirwa cyangwa se ibyo biri muri Zaburi. Muri Yobu, niba ari muri Yobu sinibuka neza, havuga ko ku cy'umunyabwenge wubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha akaba ariko kujijuka. Rero niba ushoboye kubaha Uwiteka, niyo byaba akantu gato, igufasha mu rugamba rwose uri gukora. Rubaga impamvu Imana iri kumfashana n'ubu ngubu nkaba nkimeze neza, nuko nigeze kuyivuga, kandi ndizera ko ubu mpamya neza nashidikanya ko ninjiye mu kuvuga Imana bya burundu, mbese nkatiwe igifungo cya burundu ku Mana. Yego, bakoze cyane.
mwatiwe igifungo cya burundu mu kuvuga Imana, mwatiwe igifungo cya burundu zarinda mpfa nkivuga. Innocent, umugabo atuganije amagambo meza cyane yanditswe yahumetswe n'Imana, siko bakunda kuvuga. Ntabwo rizamura ry'Imana cyane, ariko uko koko mwitangiriro aravuga ko mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo nawe Imana yego. Ari igihe umuntu avuga ijambo ry'Imana ukumva no kurya ntiwari, ukumva ni nabyo byishimo, nizo mbaraga ufite, akaba ariyo mpamvu atubyorere umwanya wabyo urahari. Naye nkikubaza, atuganirije amagambo meza cyane yahometswe n'Uwiteka, agashyirwa mu ngiro cyangwa se mu nyandiko n'ababifitiye ububasha. Hari ibyo avuze bitandukanye, avuze ati nkatiwe igifungo cya burundu. Ubuze musanzwe umugore n'umufasha, kandi afasha umugabo we. Umugabo akaba ari umutwaro w'umugore. Bivuze ngo umutwaro w'umugore, umugabo niwe utwara umugore. Bivuze ngo niki uteganya gukora muri icyo gihano, cyangwa se muri icyo nako si igihano, yakatiwe burundu kwa Yesu. Niki ugiye gufasha Saduni? Reka muhe umurongo ari gusome. Icyo gihe birahita bigufasha gusobanukirwa buri kimwe. Kwa kabiri ibice 28 umurongo wa kabiri, ubundi dukomeza umurongo wa kabiri, wa gatatu, ndetse wenda n'uwa kane. Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo mu butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe. Amen. Aragusubije ikintu banyera kubaza. Mwabantu, hari igihe umuntu ubaza muri kibazo agusubisha ikindi cyanditswe. Reka ahubwo njyewe maje kubona yuko nkuko nabivugaga, ijambo ryahumetswe n'Uwiteka ikirwa mu nyandiko cyangwa mu ngiro n'uwo bifite ububasha. Bivuze ngo nta kibazo kidafite igisubizo muri Bibiliya. Amen. Mukagira Imana yamwe. Wowe ugongwa n'ibyaha, wowe ugira uhura n'ibibazo, inzira ni Bibiliya. Gana umuntu ushobora kuba azi umurongo muri Bibiliya wagufasha, ntawamenya. Uko ushobora gusanga ikibazo ufite muri Bibiliya ari igisubizo cyacyo. Kandi nteka yuko Uwiteka ari we igisubizo cya byose. Uwiteka niwe igisubizo, kandi hahirwa uwemeye akamwumvira akagendera ku bye. Uwo arahirwa cyane kuko niwe igisubizo cy'ubukene, niwe igisubizo cy'inzara, niwe igisubizo cy'amahane, niwe igisubizo cy'amatiku, niwe igisubizo cy'intonganya, niwe igisubizo cya buri kimwe cyose. So kino kintu ntago ari igitabo cyandikishijwe n'ikaramu, ntago hano harimo imibare, ntago hano harimo fizike, ntarimo chimie. Iri ni ijambo ry'Imana. Umuntu we waba uzi gusoma, waba utazi gusoma, umuntu wese wemeye akayoboka kino gitabo amenya gusoma. Abafungura amarembo y'ijuru. Haleluya. Amen. Nayimvuze ngo kandi bavusuza amen. Nago numpagane mwabanije abari Imana ndimenyeho gake, ariko byanshimisha cyane nk'iyo ndi kumwe n'umuntu kuvuga ijambo ry'Imana, uko njyewe uko nabimenye nta kibazo na kimwe ushobora kugira kitafite igisubizo muri Bibiliya. Kuko nkubwiye nimba makanyije muri comment ubivuge, umpakanye uvuge ngo ibyo si byo koko. So Sadu, dusoza ikiganiro, ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu batugurikiye kano kanya. Yewe hari ababonye ibibazo wagiye ucamo, aho kanya nyine igisubizo cyawe ufite kano kanya nuko Uwiteka gukunda. Amena. Kandi akwitayeho. Yego, ikintu nababwira ko nakubwiye ngo ikintu mbwira, icyo mbaza, icyo uvuga cyose ndifashisha igitabo kuko kiri muri Bibiliya. Ndiruka cyane basomere
Timoteyo urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 turasoma imirongo 3 gusa turasoma umwe dusome umurongo wa 2 dusome n'umurongo wa 3 umutwe w'amagambo avuga ngo Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje ibyo bintu nababwiye gute nyine uvuga ngo yego buri kimwe cyose werekejeho amaboko hari ijambo nababwiye rikomeye cyane nababwiye ngo ndongera ndisubiremo ubu guhera kano kanya guhera uyu munota no saha subiramo wakatiwe n'ubite nakatiwe igifungo cya burundu mu mwami Imana imbata ya Yesu nakatiwe igifungo cya burundu ijambo riza kubishumangira rikwereka ko koko ari byo nakatiwe igifungo cya burundu umutwe w'amagambo niyo nasomo gusa Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje ruvuga ngo niba nakatiwe igifungo cya burundu ngomba kwitanga amaramaje mu by'umwana umurongo wa mbere avuga ngo nuko rero umwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bashobora kubyigisha abandi ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro subiremo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro unyuramo kuko nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Yesu Kristo wakatiwe igifungo cya Burundi kwa Yesu umwami Imana ubwo baye bodyguard wa Yesu kabaye uvuga uvuye mu kiganiro agiye so reka nkushimire nubwo wenda Sadunda agiye ariko hari byinshi cyane abashe gusobanura kano kanya bigiye ku murongo kano kanya abadukurikiye gira ijambo rimwe ubabwira usoze ndabashimiye cyane kubw'ubutwari bwabo kutuba hafi kandi mbashishikaza no gusoma Bibiliya waba urushye waba uremerewe Bibiliya iraruhura nk'uyu murongo asohorejeho uramfashije cyane biba byiza ko ushika mukarwana intambara kuko na Yesu yararwanye kuba tumwita umwami kuba ari umwami w'abami nuko yaciye mu bibazo bigiye bitandukanye ariko arashikama arakomera niyo mpamvu rero nanjye mbabwiye ngo mushikame ibibazo byose uri kunyuramo ukomere kuko gutabarwa bikuri hafi urakoze cyane so ijambo ry'Imana avuga ngo intambara ufite ibibazo ufite komera shikama ndarivuze na ijambo ry'Imana kuko risomwa numva kandi ibyanditswe n'ibyahumetswe n'Uwiteka so Imana ikomeze kugufasha mukomeze kumererwa neza cyane ndetse na Saduna nubwo agiye ariko ibyo yavuze nzi neza ko bishobora kugufasha wowe aho uherereye hose wowe aho wicaye hose wabasha kubitega amatwi ukabyumva nizere ko iri jambo ritaciye muri uku gutwi ngo ruhingukire hano ahubwo bibe impamba n'urwego bizakujyana mu ijuru kwa Yesu so Imana ikomeze kubarinda mukoze subscribe kuri Manzi Innocent TV ciao ciao